Mwiriwe neza ndagira ngo mumbwire ese gukizwa hari icyo bimarira umuntu cyangwa gukizwa ni inyungu za rubanda? Kuba wakitwa umurokore ukareka ibyaha, ukareka amanyanga, ukareka ubusambanyi, ukareka ubujura, hari inyungu bishobora kukumarira? Ejo naganye i Remera aho bita i Remera nyine ngezeyo nasanze ibintu ari danje. Reka mbabwire abantu bari mu isi bararushye, uzajye muri korodoro uzabibona, abantu bari mu isi bararushye, ariko ku bantu twebwe dusenga Imana, Imana ijya ihindura amateka yacu. Mu myaka yashize 2016 ntabwo byari byoroshye, byari bigoye tuhasorenga turwana n'ubuzima, ariko uko tugenda twegera Imana gakeya amateka agenda ahinduka. Rero nawe ikintu nakubwira, ubuzima bwose urimo icya mbere usabwa ni ukugira ngo wegere Imana. Kuba wanywa ibiyobyabwenge, kuba wasambana, kuba wakera, ibyo mu bantu muri kamere muntu bikunda kubamo pe! Ariko uko ugenda wegera Imana iguha imbaraga zo kubireka. Rero ahantu ushobora kubonera umunezero, ahantu ushobora kubona imbabazi z'Imana, ahantu ushobora kubonera keya umubyeyi wawe ataguha, mama wawe ataguha, abavandimwe bataguha, inshuti zitaguha, keya ituruka ku Mana. Usabwa kwegera Imana ukajya usenga gake gake, igihe kizagera wakire imbaraga ziturutse ku Mana, wakire ubuzima bushya. Niyo mpamvu kwemera ko Yesu ari umwana w'Imana ni iby'agaciro, bigira umumaro kuri njye cyane kuruta uko byagira umumaro ku Mana. Gukizwa ni inyungu zanjye kandi zikaba inyungu z'umuryango wanjye ndetse n'igihugu. Nawe rero ndagutumiye, nimba utarakira Yesu n'umwami n'umukiza, ndagutumiye ngwino twegere Imana, dusenge, twihane, tuzajya mu ijuru, amateka y'ubuzima bwacu azahinduka. Kora subscribe ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Imana iriho, Imana irakora, Imana iravuga, Imana irashoboye, Imana ihindura amateka. Murakoze, bayi, ndagakunda.